byiza mwese mukurikira ngate 250 ndabashimiye cyane nizere ko muri amahoro aho muri hose mudahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi aho umuco uburezi n'ibindi byose ndabashimira cyane aho muri hose abari mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda ndavuga i Burera i Musanze Gakenke Rulindo mwese muguwe neza kandi ndabize neza mu bantu abagabo cyane mu majyepfo abantu bari Kamonyi abantu bari Muhanga Ruhango Gisagara Huye Nyanza Nyaruguru Nyamagabe mwese nizere ko muguwe neza by'umwihariko abantu bari Nyaruguru mu murenge wa Mata ndasuje cyane hari abajeni baganira neza cyane arabakunze ikindi kandi ura muhanda Huye Nyaruguru of course uraryoshye cyane iyo ugeze yuvuga ko bikose Nyaruguru is somehow clean irakeye nayo irakeye nyuma ya Kamonyi ikeye Kamonyi isukuye hakurikiyeho Nyaruguru ikeye ndetse na Kigali ikeye ni kubavuga abantu bari Kigali namwe tubasuhuje ndavuga Nyarugenge Gasabo Kicukiro mwese ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hari abantu bari iburengera bwabyo ndavuga Nyabihu Rusizi Karongi Ngororero mwese Nyamasheke nimugubwe neza kandi Imana y'u Rwanda ihorana namwe nizere ko umugano wagenze neza nizere ko mwari ibijumba bishyimba amasaka byose amadegede byose mukabirya mukagubwa neza ibyo byose ni ibibumbatiye umuco nyarwanda kuko abantu iyo baga basangiye abantu iyo basangiye biragenda neza cyane abantu iyo bahuye umwe akazana ibyo yejeje undi akazana ibyo adafite bagashyira hamwe bakahuza byunga ubumwe kandi hakazamo no gukunda umurimo ndetse no gukunda igihugu kuko umuntu yakunda igihugu aragikorera kugira ngo abone ibi mutunga kandi azasangize n'abandi ibyo byose ni byiza cyane ndagira ngo tunyaruke twiganire mu buzima busanzwe ubutabire mu buzima busanzwe ndavuga chemistry iwacu mu rugo buriya chemistry irakoreshwa wagiye waruzi impamvu umuntu iyo yagiye guteka ashyushya amazi ese waruzi impamvu umuntu yagiye guteka wenda ugiye guteka nk'ibijumba ubanza ukabikata ayindi mpamvu buriya icyo twita ubushyuhe butuma bya bintu katubyite ibyo ugiye kuvanga byihuta katubigenze gutyo reka mvuge ngo temperature allow the rapid increase of reaction bituma the speed of reaction yihuta niba tuvuge ibijumba byawe ugiye kubiteka ukabanza kubikata no kugira ngo bishye vuba nta yindi mpamvu gushya vuba bivuze iki nuko iyo bikase byegerana byamara kwegerana ngo batubwira ko kugira ngo reaction ibeho kugira ngo ibyo uzi ibintu bibeho nuko bibanza kwegerana ibyo kwita collision rero iyo kimwe kiri hari ikindi kikaba kiri hariya ya size yacyo kiri nini ntabwo bibasha kwegerana kugira ngo amazi agire gute yereka mvuge ngo nayo amazi yinjiremo kwakunda amazi yinjiremo nibyo bigabanya the distance between one particles and another bigatuma reaction igira gute iba urumva ko njye ujya nabibona ko iyo ufashe nk'isukari ukayishyira mu mazi akonje hehe yivanga ahantu yivanga ni muri yandi ashyushye kubera ko ya temperature izatuma za particles zihuta cyane as the temperature increase as the speed of the particles increase then the reaction the rate of reaction also increase urumva ko batubwira ko iyo utuntu dutoya tuma reaction ibaho mbese bituma twivanga vuba hakaboneka ikindi kintu gishyashya ariko birumvikana ufashe nk'ibijumba binini ukabiteka utabikase igihe byafata ubundi tubuze rate of reaction tubara mu igihe gifatwa kugira ngo reaction ibe kugira ngo nzateka ibijumba mfashe ibijumba bishyira mu mazi ngashyira ku muriro kugira ngo bizashye bisaba igihe kingane that is the rate of reaction ibyo byose ni ibintu biba biri mu buzima iwacu dukwiye kugira gute kumenya tukamenya ukuntu se watandukanya utwuma
tuguye nko mu ifu yawe wabigenza ute? Ufashe wenda tuvuge nko gushesha ifu yawe yaguyemo utwuma ushaka kubitandukanya wabigenza ute? wafata magineti, iyo magineti iyo uyishyizemo twa twuma turaza noneho ifu igasigara ukwa. Ibyo byose ni ubuzima rusange tuba dukwiye kumenya, kugira ngo niba unafite n'umwana ujye umubwira ngo ibi ngibi impamvu bikorwa ni ibi, ariko nawe akubwire ngo impamvu ukora ibi ngibi ni iyi ngiyi, kugira ngo twunganirane. Ahandi mu buzima busanzwe chemistry cyangwa se ubutabire bukenerwa ni mu buhinzi. Mperutse gusura umugoronome mwambwira ngo ariko wari uzi ko biriya bintu mwiga twe tubibona tuba tubibona tukabona neza birakora bya bintu. Nagerageje kubona amafumbire menshi ari nayo ntarinzi. Hari amafumbire ariko nzongera njye ku musoro no mbibereke neza. Nk'ubu NPK haba harimo nitrogene, phosphorus, harimo na potassium. Izo zose nanone tise buriya nk'iyo potassium ikora iki? Iyo potassium agenda akambwira ngo hari muri izi component harimo izituma igihingwa kigira amababi, igituma gisa neza, bituma gikomera, byose urumva ko kandi byose ni ubutabire. Ubwo butabire rero dukwiye no kumenya ngo nibura n'umuntu yarakandagiye mu ishuri afasha abandi batazi akamaro kabyo, kugira ngo tuniteze imbere byose, kugira ngo niba ubashe kujya guhinga wongere umusaruro byose urumva ko ni ibintu bidufasha. That is the application of the chemistry in real life. Si ibyo gusa, wari uzi ko no mu nganda chemistry ikoreshwa. Ibaze nka chemistry idahari ntabwo twabona isabune, twabona imyenda twambaye, twabona amasahani turiraho, ntitwabona amabuni tuvomesha amazi, ntitwabona n'ibyo kunywa, ntitwayibona. Ibintu byose urumva ko ubutabire burimo. Yewe no ku ishuri ntabwo twabona ingwa, twabona ibitabo, kubera ko buriya ziriya mpapuro haba harimo chemistry. Byose urumva ko tugomba kumenya ngo ariko mu buzima busanzwe ibintu twiga are they applicable? Birakoreshwa, birakenerwa. Nitumara kubimenya gutyo tuzaba twamaze gucengerwa na bya bintu sasa rero. Niba ukaba uzi nk'ibintu nka 50 bidashobora kubaho nta chemistry, ukaba uzi ko nta chemistry nta myenda, nta chemistry nta biryo, nta chemistry nta miti yo kwa muganga. Muribuka mu gihe cya COVID-19 buriya hataba the knowledge from the chemistry, we could not find the vaccine of COVID-19, but the knowledge of chemistry, the knowledge from chemistry, it is used to make medicines and vaccination. Urumva hatariho ubumenyi bwa chemistry cyangwa se ubutabire ntabwo byatworohera gukora imiti ndetse n'inkingo. Haza ibyorezo bikadushyira hasi, ariko kubera ubumenyi bwa chemistry bituma babasha gukora imiti, abantu bakagira ubuzima bwiza. Nta akantu nakunzemo muri iyo ngingo yo gukora imiti nuko batubwira ko the healthy population the healthy population a wealthy country. Ngo abaturage bafite ubuzima buzima, igihugu gikize, healthy and wealthy. You cannot say that the country is wealthy without having a healthy population. Impossible. Birakunda se, kubera ko abantu niyo hakozwe imiti, fata urugero haje nk'icyorezo noneho bagakora imiti bakayiha abantu, icyorezo kikagenda, abantu bakagira ubuzima, abantu barakora, nibakora binjirize amafaranga, batanga imisoro ibyo ukora murabizi. Urumva ko chemistry is also used in the economy of our country, not only our country but also the world. Ikindi kintu nakunze mu ikoreshwa rya chemistry nuko uzi ko no mu mihanda chemistry ikoreshwamo in transportation. Ati gute? Biriya bintu bubakisha imihanda ni chemicals zikorwa na knowledge from the chemistry. Si bien gukora fuels, none se ubu n'imodoka kugira ngo igende ntikenera
dukenera mazutu, ibyo byose ni product that are prepared, that are produced by using knowledge of the chemistry. Ibyo gusa se twari tugikomeza ngo nta chemistry, nta vaccination, nta medicine, nta clothes, nta byose ntabwo byakunda, nta nubwo twanakubaka inzu. Ati se gute noneho? Ibuka ko iyo bari gukora sima, wari uzi ko bakenera in cement there is some chemicals that are produced by using knowledge from the chemistry. Wari ubizi se ko dukenera amazi? Wari ubizi se ko dukenera irange naryo ni chemistry. Ibyo byose urumva ko no chemistry no plate, no chemistry no. Urumva ko hari ibintu byinshi bidashobora gusurvivinga, bidashobora kubona na knowledge of the chemistry. Yewe wavuga byinshi mu bworozi se, mu buhinzi se, noneho ahantu hose the knowledge of chemistry is needed. Arano igisiga noneho ni ukumenya ngo ni gute n'ubwo bumenyi twabukoresha neza. Ni ingenzi cyane. Ikindi yewe no mu mashanyarazi si yo chemistry nigerayo. Buriya mu matara harimo udu chemicals dutuma dukoreshwa tuba turimo. Wenda aho akenshi hahiganjemo physics, ariko na chemistry naho birimo ni byinshi. Guteka umunyu, gukora umunyu, amavuta, ibintu byose, kwisiga amavuta twisiga, gutunganya imisatsi, ibintu byose urumva ko ubutabire ni ingenzi. Ubutabire burakoreshwa n'amwuka. Munyemere mbashimire kandi mukomeze mugubwe neza, mukomeze kubake u Rwanda twifuza. Niba ufite umwana ushaka ko anonosora chemistry, anonosora siyansi, nakubwira ngo the deal is in 250, kubera ko we try to simplify the things, we try to make something easier than usual, kugira ngo nibura umwana ubashije kudukurikira agira ikintu atoramo. Nk'ubu ngubu wari umwana ushaka kuzabaza ariko ngo tubwire application ya chemistry, utangira kuzana ibikezi. Oya, nta mpamvu yo kugira ngo haze ibikezi. Hagomba kwishaba ariko ubundi mu rugo mu buzima busanzwe hari amazi anywa, biriya biryo ndya bitekwa gute? Asa harimo chemistry yegirimo ati gute? Dukenera isafuriya kuyikora harimo chemistry. Umuriro ibuka batch, ibuka kiriya kibiti, buriya bumara uzi ko harimo phosphorus. Urumva guteka ibuka ngo isukari bayikora gute? Ibyo byose urumva ko chemistry dukwiye kumenya ngo ibintu twiga mu ishuri twirwa tuboroka mu buzima busanzwe koko ari they applicable, cyangwa ni scam. We ntabwo ari scam, irakoreshwa. Ese tuvuze kuri biology ntiwakwica, kuri biology wakwica, tuvuze kuri physics wakwica, tuvuze ku mibare wakwica, tuvuze imibare bwo noneho wahiturambarara ko noneho imibare yo baba no mathematics no consolation. Muzi formule zo mu bisenge, izi formule zo kumenya ngo iri dirishya zaba ringana gute, kandi noneho engineer yawe noneho abera kabutindi abikora mu milimeter. Ukamenya ngo nzahindura mu milimeter, ningera ku ishasiye nzafata ibipimisho byanjye pime muri ya milimeter, nzahindura no muri metero. Base imibare. Iyi nguni ese irimo angle 90, irimo dogere 90, agapima kareba asanga bitarimo shyira hasi. Ubu baje nagiye gukora intebe nyingi, abanza akareba ngo ariko intebe izafite nzayihe shape, nzayiha shape imeze gute. Ibyo byose imibare. Tumba kimibare ni ingenzi mu buhinzi, mathematics is there mu hantu hose, yewe no mu buvuzi cy'imibare ntibirimo. Byose uvuga ko science and other subject must be related to the real life, real world, kugira ngo bibashe kuryoha cyamuneka. Kugira ngo bibashe kuryoha dukwiye kuza tubihuza no mu buzima busanzwe. Ubundi wagize ukabwira umwana ngo kugira noneho bizaryohe neza, renzaho ibingiye: irinda uburaya, wirinde ubusinzi, wirinde ubwomanzi, wirinde inzoga z'ibyuma, wirinde ibintu byose byakangiza ubuzima bwawe.
kugira ngo noneho bya bintu yize azabashe kureba neza ko ari kubihuza bigakunda. Ariko nutabirenza avuga ngo wowe rero ngo dore chemistry is used in real life gutya na gutya, ariko ntumubwire ko chemistry bayikoresha no gukora ibyo binyobwa, ariko nawe ukamenya ngo wowe nubwo irimo gukora ibinyobwa ukanywa byinshi uzahita urangira. Nurangira se bya bindi washakaga bizabikunze. Niyo mpamvu dukwiye guhuza. Education ntabwo igoye, ahubwo nitwe tugoye. People are difficult, but education is not difficult. Let us simplify education. Let us know what society needs. After knowing what society needs, also we will try to handle different situations. We will try to handle different circumstances. Si byose. Urumva, niba umwana amenye mu buzima busanzwe icyo amasomo yiga amufasha kugira ngo azabinanirwa se, ntabwo bikunda. Niba agiye kwa muganga bakamubwira ngo iyi miti urajya urya kimwe, urajya unywaho mu gitondo ku mugoroba, ni ukugira ngo amenye iki? Ni ukugira ngo ubwo azaba arimo kwa applying iki? Ibintu bya moles, bya molecules, bya moramas, dose. Nurenza doze, nurenza igipimo cy'uyu muti bizakurangirana. Ariko nutamubwira ko nutayimubwira ngo umubwire ngo chemistry kwa muganga birakoreshwa, niyo mpamvu imibare nayizamo kugira ngo umenye ingano y'imiti uzakoresha, ngo umubwire ko nurenza doze, nurenza ingano y'umuti baguhaye bizakugiraho ingaruka mu buzima bwawe. Nta kintu uzamufashije idea, nta na kimwe. Nuba ari muri biology ntumubwire ngo nujya kwa muganga wenda ugiye nko kuboneza bakakubwira ngo ukwiye gufata iyi miti ukayikoresha gutya, none akarenza, bizaba ari ibindi. Niba bakoze imibonano mpuzabitsina idashingiye akagenda bakamuha ibinini, ntumubwire ko ibyo binini byarutaga ku kwihangana kubera ko they will change her body condition. Ibyo byose akabimenya. Niba urumva ko muza busanzwe n'umubwiye ngo kumubwira ngo kubera icyo umuntu arya cyane mu gihe cy'ubukonje, ugomba kumbwira ko ubuzima bw'umubiri uri gukora cyane, what we call metabolism, ibyo akaba bizi. Ibyo byose nta handi wabisanga uretse kuri 350. Of course Great of Rwanda cyane byongeraho kubera ko ni cyane. Urumva ko umwana akwiye urumva niba dushaka ko igihugu kiba giteye, nuko abantu bagomba kubasobanukiwe. Umenya ngo niyo wenda umuntu ntabona akazi akaba afite abakozi, akaba cyangwa se afite business, afite wenda niba ari alimentation, zamenya ngo mu gihe cy'ubukonje nzateka icyayi cyinshi, kuko abantu bazaza bafite imbeho kandi umubiri uri gukora cyane kugira ngo wongere wishakemo agashyuhe. Ibyo byose ni ibintu tukwiye kwigira ku ishuri tukamenya how the body works, kumenya what you call metabolism. Metabolism is all processes that take place within the human being. Ni processes zose zibera mu buzima bw'umuntu, ngaho reproduction, ngaho respiration, byose nicyo bivuze. Urumva ko rero ni ngombwa ko twicara tukamenya ngo ariko ibintu twiga can we apply in our real world, in real life? Kugira ngo niba unafite n'umwana umusigira mu muntu wazamenye ngo ariko dore haramutse imbeho, uyu mwana akeneye ubushyuhe, ntabwo ari kumufurika gusa, azamenya ko azanamugaburira kenshi kuko ibihe byahindutse. Urumva ko amenya ngo mu gihe cy'ubushyuhe n'urya byinshi uzagugara, kuko metabolism nyine buse metabolism wenda nicyo twita homeostasis, kwa kuno ubushyuhe bw'umubiri bukomeza butagenda buhindagurika. Urumva rero ko iyo hari igihe cy'ubukonje umubiri ushaka uburyo ki bwa bushyuhe buzagaruka, niba igihe cy'ubushyuhe umubiri ushaka uburyo ki ubukonje bwagira gute bwaboneka. Ibyo byose ukanubwira atari ko wari uzi ko iyo ukarabye amazi akonje bituma umubiri ugira ubudahangarwa. Wari uzi ko iyo ukarabye amazi ashyushye bituma umubiri wawe ugenda utakaza ubudahangarwa. Kubera iki? Kubera ko iyo uhora ukaraba amazi akonje, umubiri uvuga uzi ko hari igihe cy'ubukonje, umubiri ugahita ushaka ukuntu wagira ute wakishakamo ubushyuhe. Noneho iyo ari amazi ashyushye umubiri uhita wishakamo ukuntu washaka bwa bukonje. Icyo gihe urumva ko rero umubiri ugenda utakaza iki? Ugenda utakaza ubudahangarwa. Ibyo byose ukabimenya. Ariko noneho
utabyigiye ku ishuri ngo umenye mu buzima busanzwe ko ari ingenzi. ukabwira umuntu ngo noneho ngo niba wariye ibiryo bingana gutya menya ngo noneho uraza gukora mu gihe kingana gute. Ko wariye ibiryo bingana gutya, ibiryo wariye birangana imbaraga uruza gukoresha. Ukamenya ngo the energy in and energy out. Iyo ha energy in ndavuga energy zinjiye winjije ari nyinshi, karori winjiza ari nyinshi, zo watakaje akaba ari nkeya, uri muri risk, uri kujya habi. Ibyo byose tugomba kumenya ko that is the science that we need in our real life. Uriya mbere abanyarwanda bari abahanga, barakubwira ngo rero niba wari inyama wari inyama ntabwo ari ngombwa kuri buze kunywa amata, kubera ko ubundi byose ni intungamubiri kandi byose ni proteine. Rero ikiza ni uko wareka kunywa amata ukazayanywa ejo. Harimo ubuntu utarimo utuntu tubiri, harimo saving, harimo kwizigamira, si byose harimo gusesagura imirire. None umuntu ararya inyama, akarya amagi, akanywa amata, akarya ifi, akarya ifiriti, akarya ibintu byose, akarya imboga, akarya ibishyimbo byose akarya icyarimwe. Ni ikibazo. Ariko mbere abantu oya, ubwo wariye inyama oya wita umwera amata utatwicira inka. Bagawa ngo oya nubwo wariye inyama ariko inyama n'amata byose ni proteine ni intungamubiri, ihangane uzanywe amatejo. Urumva ko hari bafite the logic iri hejuru, kubera ko bavuga ati okay ntabwo byose kugira ngo umuntu abihe rimwe ababyeyi bagitsa ngo kurira gukinduka. Ihangane wariye nyine ibintu uzabiryejo. Ibyo byose urumva ko ni science nyine, traditional science. Rwanda muri traditional science igihari kandi irakoreshwa. Ubizi se uzi ko traditional science na traditional chemistry. Uriya niba uhinze nk'ibishyimbo, iyo bihinze ukenera kubisarura wenda kubyitaho ngo bikure. Iyo ni chemistry yazigakenerwa, noneho modern chemistry irimo wagushyira amafumbire, kubyuhira, ibyo byose. Ariko se noneho kubigosora, ko nta ruganda turabona rugosora ibishyimbo, ariko wenda nuko ntaho ndagenda hesha, ariko wenda birashoboka. Ariko kwa kugosora cyo bita winnowing, yani physical meaning, ni physical separation, kure wangu aya namabuye ni ivumbi bikajya hariya. Byose umva ko ni wajubajije umwana ati noneho chemistry wowe mu buzima busanzwe bufasha ijya kanikamunanira. Kandi yakaba kubwira ngo kugosora ibishyimbo ni chemistry, gucunda ni chemistry, kwa gutandukanya amavuta n'amata ni chemistry. Ibintu byose urumva ko kwa kuba yatetse akaminina ni chemistry, kuko uri gutandukanya wenda tuvuge niba ibijumba n'amazi ni chemistry, ni filtration. Urumva byose ko mu buzima busanzwe babiriye. Urumva rero ko dukwiye kuzajya dufasha ababyeyi, niba twarize tukanyura mu ishuri tugafasha tukiga, wenda ukabusoje nka sinema waje nka fizike. Buriya ari ikintu Mineduc yakoze twita qualification framework. Ni ukuvuga ngo iba yaragiye igena nibura kuri buri mwaka umuntu asoje akwiye kubaza ibi ngibi. Nibura rero tugashyiramo imbaraga, tukabona abantu bagenda bahuza ubuzima busanzwe na science, bizatanga umumaro. Nibura umuntu akaza kuri 350 akagerageza gusimplifyinga ya mibare, akatubwira mu buzima busanzwe aho ikoreshwa, akatubwira biology mu buzima busanzwe, how biology is applied. Ibyo byose urumva ko byadufasha. Kuko twaya tukicara tukaboroka, twiga photosynthesis is the process by which green parties is no. Tumenye ngo photosynthesis ni iki, ni uburyo igihingwa kibonera ibyo bigitunga, bikorwa gute mu buzima busanzwe. Photosynthesis dufasha iki, kubera iki batuza gutwika ibyatsi, kubera iki batuza batubwira ngo dufata amazi, kubera iki batuza kohereza ibyoka byongeye ikirere, kubera ikirere y'u Rwanda iri gushyiraho amasipiro, kubera ikirere y'u Rwanda iri gushaka gushyiraho imodoka zikoresha amashanyarazi. Kubyo byose ukabimenya ni terms of chemistry,
terms of science. Kamenya ko iriya byotsi byoherezwa mu kirere biragenda bikangiza akayunguruzo k'izuba, nibyo bita ozone layer. Iyo ko kwangirika nibyo bita ozone depletion. Kamaze kwangirika ntabwo kaba kagishobora kugira gute, kagishobora kuyungurura ya mirasire. Kuyumva no kwango ni ukumenya ngo iyi ngiyi irinjira ku isi, iyindi isubireyo. Ibyo byose urumva ko rero niba katakibasha kubikora ngo kabashe kuyungurura ya mirasire ngo haze ikenewe indi isubireyo, izaza uko yakabaye. Nimara kuza uko yakabaye cyagiye tuzumva habaye ubushyuhe budasanzwe. Rero ukibaza se ijuru ryaguye byagenze bite? Ukibaza ukuntu byagenze nawe bikagushobera. Ibyo byose rero urumva ko ni muto tugomba guhuza mu buzima busanzwe. Kuki batubwira ngo tubungabunge ibishanga, kuki batubwira ngo dutere ibiti ku muhanda, kuki batubwira ngo byose tukabihuza tukumva nyine science irimo. Kuki batubwira dutere ibiti ku muhanda? Harimo ubundi harimo impamvu nk'ebyiri. Hari ukuba bizana akayaga ku muhanda abantu bakagenda bameze neza, ariko hari no kuba byanarinda isuri. Sibwo nebyiri gusa ushobora kuba byarinda isuri. Urumva umuhanda unyuramo ibinyabiziga byinshi, uko bigendera bitsindagira bisaba ko hahandi kuri za nyenyeri umuhanda agomba kuba hakomeye. Iyo adakomeye rero bizanyura umuhanda witse. Ariko basi nutera ibiti ku muhanda wenda nubwo iyo bibaye bimaze gukurumba bitwa guteza ikibazo, ariko nibura hafi aho ngo kunyeza umuhanda agomba kuzaba hakomeye, ubutaka buzaba bukomeye. Si nibyo gusa, n'igihe ashobora kuba nkagese igitunguranye imodoka igasa nkaho nibura wenda ihengamye rero izatabarwa na bya biti bateye, bizatume nibura ibya abantu bari kugira ikibazo bari kwangirika bigabanuka. Urumva n'imodoka yashobora kuba yakonkoka ikagenda nka metero 200, ariko igahitangirwa n'ibiti kugira ngo igere muri izo metero. Urumva ko abantu baba bavuze icyo kintu hari logique ibirimo. Bati mwere guhinga ku muhanda, kuko nubwo guhinga ku muhanda muzatuma horoha noneho imihanda itenguke. Ibyo byose rero urumva ko that is the science, the application of science. Science ni ingenzi. Byose urumva ko nubwo tuba twumva in terms of politics, ariko there is the science aspect. Batwete kuki mukwiye gutera ibiti ku migezi, kuki mukwiye gutera ibiti bivangwa ibiti bivangwa n'imyaka, kubera iki ibintu byose tukagera tumenya impamvu ya buri kintu cyose. Kubera iki dukwiye gutera ibiti ahantu hahurira abantu? Ni ukugira ngo niba bari akayaga keza, reka nkoresha akayaga. Kwiki niba yenda ufite nk'ikigo cy'amashuri agomba kuba harimo uduti, ni ukugira bigende bite. Ibyo byose umva ko ni ibintu tugomba kumenya in terms of science, tukamenya ngo what is it. Kuki batubwira ngo tubungabunge imigezi dutereho? Mperutse kubereka ku mugezi wa Karumba uburyoha bagiye bateraho imigano. Ni ukugira ngo nibura kuri ko wa mugezi uriya mugezi wa Karumba imvura yaraguye imaze kugwa ugenda utenguka, ariko basi namara kugeraho iyo migano igakura. Ariko mu gihe abantu bajya bajya i Kigali mujya mubona ya migano iri kuri Nyabarongo, buriya itaza kubaho uriya Nyabarongo neza ibimaje kugera neza ku giti cy'inyoni, buriya birasabye bimaje kujya mu gisatire yo mu giti cy'inyoni. Ariko kora ko hagiye hakomeye, wenda ikigenda ikora ni ukugenda wenda yagukamo mu munsi ya migano, kuko ya migano yigira ibikomeye, ariko nura ibyaye no kugayuka byo bikagenda bigabanuka. Impamvu bavuga ngo nibura musige metero runaka avuye ku nkombe z'uruzi cyangwa se z'imigezi. Ibyo byose urumva ko haba harimo siyanse. Yes, siyanse irimo nuko iyo migezi nikomeza gutenguka ubutaka buzagenda, kandi ubuke ko ubutaka nabwo ni ikintu cy'ingenzi igihugu kiba gifite. Buzajya mu mazi kandi ntiwabuvanamo. Si ibyo gusa, kandi nanone bizateza isuri. Isuri nimara kuza umenye ko hari ibintu bizaguza biri mu mazi, ibinyabuzima biba mu mazi. Ntabwo isi ituwe n'abantu gusa, harimo n'ibindi binyabuzima by'ingenzi bizangirika. Ikindi nanone bajya batubwira tukumva wenda ari tutazi science irimo, ni ukurwanya isuri. Timutere ibiti mucukura imiringoti ku musozi, ni ukugira ngo nibura ya myanda iri kuri wa musozi nayo igumemo. Si ibyo gusa, na ya mazi ari kuzamuka ngo ajye gusenyera abantu agumemo. Ibyo byose byinshi kubera iki mutakwiye gukoresha imiti yo kwica udusimba itarabugenewe.
ni ukubera ko nayo imvura iguye irahura ikajyana mu mazi harimo ibinyabuzima bikeneye kubaho, amafi n'ibindi nabyo bizangirika. Muri chemistry tubyita icyo bita eutrophication, the rapid growth of organism in water, aquatic organism. Iyo ibyamafumbire agezemo biragenda bikangira, hari ibinyabuzima byangirika, byamara kwangirika bikeneye kuba decay, bikeneye kubora. Iyo bikenera kubora rero nta kintu kibora, nta oxygen ntibyakunda. Iyo bikenera kubora hari oxygen, hazaho competition ya oxygen, hari bikeneye kubora n'ibikeneye kubo bikoresha oxygen, bizagenda bite? Bizatera ikibazo. Urumva niyo noho niba oxygen ikenewe kubikeneye kubaho n'ibikeneye kubora, byose abo intambara. Urumva ko byose biba bifite impamvu. Bati wenda murobe mu buryo bwa kinyamwuga, mbere umuntu yafataga agafata nk'imiti akagenda akamena mu mazi, amafi yose twana tugapfa. Ibyo byose there is a science behind. Of course geography is there, and of course science is there. Chemicals from chemistry, erosion, geography. Ibyo byose urumva ko tugiye kuzatwica tukabwira abantu ngo ariko mu buzima busanzwe iyi science tubona mu buzima busanzwe mu iterambere ry'igihugu irakoreshwa, twarangiza tukubaka igihugu, si byose ndetse n'isi muri rusange. Bakubwira ati oya kiraza gutwika ibyatsi, ariko muzi muramuze gutwika ibyatsi, muzi ikijumba kiva mu kiyorero muzi ikijumba kiva mu kiyorero n'ibya byatsi baga baratwitse. Ariko ukareba inyungu za hato, ariko ntiwibuke ko ikirere kizangiye, kandi kimara kwangirika bizaba bikusha uko wari kurunda ibyatsi ugakoresha izindi fumbire. Ibyo byose urumva ko ari ingenzi, rero dukwiye kubyitaho tukabimenya kandi kuko ni ingenzi. Of course twatonetse ngo kinwari ni 350, of course rito u Rwanda cyane.